Allo? Ariko sheri. Allo? Amakuru numvishe niyo. Ayahe makuru? Gute ushobora gusiga umwana mu cyaro ukaza agasigara wenyine mutari kumwe cyane nanjye tutari kumwe? None se ni ikibazo? Kitaba ikibazo ku buryo umwana asigara ari wenyine nta babyeyi afite, sura mwana n'imfubyi. Ako sheri, umuntu agomba gushakishiriza umwana, wese kugumana nawe ndi hano mu cyaro nta buzima afite, atiga mu ishuri ryiza, atabona icyo yakagombye bimaze. Hanyuma sibyo ntitwakabaye tubigiye inama mbere yo kugira ngo bifate umwanzuro. Urabizi narakubwiye kuva na kera ntacyo wigeze umbwira ariko kongera kugisha inama ntabivamo. Ku buryo ufata icyemezo nk'icyo ngicyo. Hanyuma si uyu nsaba kuzana umwana wanjye bazi tukabana. Oya, umwana kumuzana i Kigali sinzi uko bimeze. Reka mbanze nze nimbona ari ngombwa ko muguha. Uraza kangahe se kandi warahageze? Uraza kangahe kandi warahageze? Ese ubundi uwo muntu uguha amakuru ni? Hanyuma urumva nayoberwa amakuru y'umwana wanjye nkayoberwa n'amakuru y'umugore twabyaranye. Utekereza ko nta bantu se b'iwanyu tuvugana? Utekereza ko nta bantu b'iwanyu tuvugana? Samva ndumva amakuru bayagwera kugiye kahita, gusa nyine nagombaga kuza ntakubwiye kugira ngo mbikubwire mpageze kugira ngo utongera kumbuza, kuko nawe urabizi nyakumbujije kuza i Kigali umunsi ntabwo byari bukunde. Ariko twari kubyumvikana n'umwana ukaba wamuzana Fazaro kugira ngo umusige mu rugo. Nese ubwo musigiye azakura muri bari abasaza n'abakecuru. Bitwara iki sibo bamureze kuva kiri muto? Kumurera se bivuze ko bamuha uburere nk'ubw'umubyeyi we? Utekereza ko ibyo nyirakuru yatanga mu mama ari byo yatanga ku mwana? Wibifata nabi, twanamuzana nta birenze. Hanyuma se undi uri he? Uri kuba he? Ndi kuba ku mushiki wanjye. Akazi se wabonye n'ubwoko ki? Nabonye akazi kiri kandi sinari kubwirenza, akazi keza yahemba neza, uretse wenda niza kuza n'umusura tuzabiganiraho. Ntabwo byumvikana kandi urambabaje. Reka uri mu rugo se? Yego ndi mu rugo. Ese wandangiye aho utuye nkagusura tukavugana neza? Okay, nta kintu uba disponible mbwire nkurangire. Okay. Ni karibu. Harafunguye. Niriwe. Biriwe. Meze neza? Yameze neza. Mbona simeze umuntu warakaye. Meze neza nta kibazo. Koko. Nshaka kuyizanye ngo tube dusangiye nyine. Ako ntabwo umeze neza. Nta kibazo mfite no kumva nameze neza gusa ako meze neza nta kibazo. Ko dusangiye se kukanara ikibazo. Ko numva se nameze neza. Ntabwo nagusuzugura. Kandi thank you. Yeah. Seri ngombwira. Wabitewe n'iki gishobora kunsigira umwana mu cyaro? Jeri ko wabigize ibintu bya hatari. Ahubwo wiko icyo wabyoheje kandi mba nkeneye kubona biha agaciro nkuko nani biha agaciro. Ese uvuga ko ukunze umwana wawe cyane kundusha? None se uwanjye kubera iki ntakurusha? Niba waramusize urumva atakurusha se ahubwo? Ntabwo namusize, umwana ari kumwe n'ababyeyi, kumwe na nyogokuru, ari kumwe na sogokuru we, nta kibazo. None se sheri wagiye kuza ari ikintu wamburanye? Byose simbikora ku bwawe. Sheri ntukazajya ari kuguma muri iyo myumvire. Nanjye ndashaka gukora tukagira iterambere rifatika, tukongera tukaba hamwe nk'umuryango. Ariko se uri n'ahandi iriya
gusa ubwo wambwira ko ibyo bintu bifatika. ahubwo se kuki udatekereza ku kintu cyo gukora umuryango ugatekereza ko wasiga umwana kugira tuganire kuri icyo kintu cyo gukora nyine niyo mpamvu naje. mbese bite meze neza se amakuru se meza nari mfite umushyitsi kumenya gutegura ifunguro. okay nta kibazo uno mukobwa se ninde? uyu mukobwa ni umushuti wanjye tubana mu gipangu. Okay. Ku buryo se aza ngo mu gikoni ngo ibiki? urumva hari ukuntu tujya tugira nk'iminsi nkahaha nkaba twasangira wenda natetse nawe yateka se tugasangira cyangwa se wenda gaze yamushiranye nanjye wenda yanshiranye nyine tukabana nk'inshuti zibana mu gipangu ni best wanjye cyane. Nizere ko utabigizeho ikibazo ariko. It's okay. Ndabizi ko ari wowe yamahana yo mu cyaro wayagaruye. Ahubwo ubu nibwo numvishe neza ikintu cyari kiri gutuma umpirikira mu cyaro. Utambwira ko bikomeje kuri urwo rwego. None si ibi ni ibiki? Kandi ngusobanurira ko ari mu best wanjye tubana mu gipangu. Ariko noneho ndumiwe. Umuntu mubana mu gipangu? Ku buryo aza akisanzura ngo mu gikoni bivuze ngo asanzwe aza kugutekera aranagusasira ndabyumva agukorera buri kimwe. Umva nkubwirishe ni aramutse ari umuntu dukundana ntabwo twakabaye twishyura inzu ebyiri zitandukanye twakabaye tubana mu nzu imwe n'ubundi kugira tutange ayo mafaranga yose. Nabibwirwa n'iki se? Oya ahubwo sheri ibyo reka tubyihorere reka tuganire ku mwana twabyaranye. Okay ngabwira bimeze bituri kumva byagenda gute? Hanyuma ikintu ndi kubitekerezaho ndabizi ntabwo umeze neza utari kumwe n'umwana. Urabizi nawe kandi nanjye urabizi neza ko ntawe umeze neza ntari kumwe n'umwana wanjye. Of course turi ababyeyi be ntabwo byatugwa amahoro. Hanyuma rero se why not ashobora gutekereza ku kintu cyo kuba twabana? Kari kose si ubundi wanyumvaga se ubundi kari kose? genda waragiye umpirikira mu cyaro nakubwira kuza i Kigali ntunyumve ni ngumane n'umwana. Hanyuma se kubona bitagabanya kuri ntibivuze ko mbakunda. Hari ikintu mwamburanye mvugisha ukuri. Se nyine ndabyumva pe ntacyo twakuburanywe mu bushobozi bwawe ariko nyine nanjye ngomba gukora nkashyira mu kuboko kwanjye kugira ngo iterambere ry'urugo ryihute niba koko ushaka ko tubana. Se ngiye ikintu cyambabaje ni kimwe. Kuba ubizi neza ko nta kintu nabimye sibyo? Numva ko byanze bikunze n'urukundo naberekaga. Siyo sayini ya mbere. Yeah. Ako ntukigire inyoni nyinshi urabizi umwanzuro nagiye kuwufata byandenze. Ini imyaka ingahe warumbujije kuza inaha? Ntabwo ushaka ko iterambere ryacu ryihuta turashaka gukomeza kuvunika wenyine. Ese shiri kuri kwimbira gutyo ko tutaganiraga. Nakubwiye ko mu kazi bitabaga bimeze neza ariko amahirwe nabonye promotion mu kazi. That's why ndikugusaba kuba twabana n'undi. Kandi mbere byari bimeze ntabwo urabizi nabonaga udufaranga dukeya nkadupasuramo kabiri nkabasha kuba mu buzima bw'i Kigali utundi nkatuboherereza byari bigoye pe. Ariko kandi sinakunze ko waje i Kigali n'akazi waje amuso nagakunze n'ukuri. Ahubwo mbabarira basi nkuko tubisezeranye ubu gusuriye mu cyaro byibuye igihe gitoya noneho twitegure kuba twabana. Ngiye nsubire mu cyaro sheri aka kazi nkiteshe Jeri nakubwiye buri kimwe. Nyine sheri wansobanurira ndabyumva. Ariko bugiye uri kumwe n'umwana byibura mwe munitegura. Twe twanashakira n'ishuri umwana hano i Kigali byibura uzazi ibintu byose biri ku murongo. Sibyo byiza?
ntango ngusubijeho ni iminsi 30 yonyine yo kwitegura ukabwira n'abavyeyi ko bimeze. Ubu akazi kanjye nkareke nari Sheri kihorere uzashaka akazi turi kumwe. Ntabwo nza kuza gushaka akazi humura. Okay, ntabwo nakwanga ko famille yacu ibiri hamwe Sheri. Kureka ndasubirayo nzaza ubwo uduhamagaye n'umwana. Wow, that's why I love you, baby. Sheri ariko ndakwinyiza iki cyizere mba nkugiriye mbabarira kabisa. Ani humura ntabwo nagutenguha n'ukuri ndabigusezeranyije. Okay. Ngarika ngiye mu gikoni njye kureba uriya mukobwa ibyo arimo guteka. Nta kibazo mufashe. Itese. Yuko imyoza nagutwaye iki? Njye nawe turaziranye. Akabagore baritubarika kuko nasonaje ugiye kuri wa mungu mwitubaritseho uramubwira ngo mwarabyaranye. Sinarya Yesu ntizi akundi winda yamubayeho umuti. Kuko iki? Wasanga mwana naryamanye na rimwe ariko katubigira intambara mufite umwana yabaye umwana. Si wa mukobwa we uri kumpura iki? Ujya wikigira marayika mabusha sibyo? Wikigira marayika ntacyo nguhora sibyo? Cyamaze haya saruzi uwo bari kumwe cyangwa umwitayeho. We sinzi wari waratoromeye ubonye yongeye kumera neza uraje n'umufunika ko no kubyara umwana. Mubyara umwana. Nani sonere. Bagore ko nari ubwo bamugira. Gawagira rerembuye. Sheri tuza rero. Ibyo utabuza hari cyazi ubuzima ari gucamo. Wibona rero ngiye kugara kabiri nguze ngo ukangufite umwana we sibyo? Nukoresha umwana. Komeza mu byatsi. Telefone yagiriye. Sheri bigenze gute? Sheri bigenze gute? Umfashere. Ntago mbonye bitavamo. Ntago byakunda. None se bigenze gute? Ntago nshoboye kuba ahantu kabisa sinabishobora pe oya.
agasuzuguro mbonye kajejeta ntabwo ngena. Mbese agasuzuguro ni waje gusura sura mukobwa? Please. Sinjye waje kureba? Please, ibi bintu birarenze. Hari ikindi kintu kibyishe nyuma ngiye ntazi. Oya ariko sheri, No. wakaba uri kunyumva? Sheri wanyumvishe? Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Sheri wareka? Sheri kinze gutu. Isi. Bigenze biki? Bigenze biki se? Uzi icyo umugore wawe? Umugore wawe? Nabyo narinzi gusa nsanze hano mbaza uko meze, nanjye mbaza uko meze, mbona yikubise aragiye. Nta kintu gitwaye. Wese akubwiye ko mutwaye iki? Nta kintu ambwiye aciye n'undi yikubita mbona asohoka yaraka. Uko yikubise nanjye niko yikubise hano. Ndabasubira afashwe n'amazimu wawe. Mbona araje arandeba arikubita aragenda sinabikora iki. Nta kintu kibaye hagati yanyu? Ahubwo se ko namahaningira, ko nakingira nabamukoze iki koko? Sunsi? Uriya n'umugore wanjye rero ko twarabyaranye. Mwarabyaranye? None ikibazo nuko mwabyaranye? Ntabwo ari ikibazo. Nyine murumva uwo ntabwo nzi ko mwanabyaranye, gusa ugumya kubikontaho ko mwabyaranye. Kandi n'umugore wawe ntabwo mubana, usibye kimaze mwabanaga. Kandi niba ukunda abana nanjye nakubyara. Ukunda gukunda, sibyo? Wihangayika. Fura afite ikintu gitumye yikubita nyine akagenda. Ese igihe cyari kimaze yaragutaye. No, ntabwo rero ntaye. Niba uteye guteye se nabi. Ahubwo nuko ibi byadutandukanyije. Yari ari mu cyaro, nanjye ndi hano i Kigali. Bako byari bigoye. Okay. Yumvikana. Ahubwo se wamenye ni nese kaje nk'umuntu mwari maze igihe mutabonana. Aho kugira ngo nicare mujye musungane mbona arikubisa amenya ari biki ko. Wasanga bwese uzigiye yazi uzahaba niba ubwaba mu cyaro hano ntabwo turi mu cyaro turi mu wa Kigali wamenya abaye wabona mu biki kuza akikubita akagenda amenya ari ibiki kuko ntabwo mbanze byabaye none ni panika rero nk'ubu sibyo niba ari uwo mwana nawe ndabukunda nzamukubyara sibyo ihangane Go. Sheri? Zishiri turi. Yesu. Ibi ni byo wantwariraga unyihutisha ngo njye mu cyaro. Biratandukanye. Nari nabikubwiye ariko. Nari nabikubwiye ko ndi buve hano umenye ibyo ari byo. Sheri mwiza. Ubonye ntibingurikirane. Mwihorere useka kuza kikubita akagenda.